Shalom bavandimwe, Imana ibahe umugisha kuba mukomeje kudukurikira no gukurikira ibikorwa byacu dukora buri munsi. Nshimiye cyane abantu badukomeza kudushigikira mu mavideo dukomeza gukora. Nshimiye abantu bakoze subscribe, nshimiye abantu bakomeje kudukurikira kuri Instagram no ku yandi ma account dufite, n'abakomeje gukunda ibintu no kubitubwira yuko iyo dukora babikunda. Imana ibahe umugisha. Tujye kuganira ku ijambo rivuga ku burezi. Umunsi turaganira ku musozi w'uburezi. Hari imisozi nk'uko nabivuze, hari imisozi isi yubakiyeho, umusozi wa politike, umusozi w'umuryango, umusozi wa entertainment, hari imisozi itandukanye. Tugiye kuganira rero uyu munsi ku musozi wa education cyangwa umusozi w'uburezi. Uburezi burimo ibice bitatu. Igice cya mbere ni uburezi bwo mu rugo hagati y'imyaka 0 n'5. Turaganira niyo mpamvu iyo myaka ari imyaka ikomeye mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Ubundi burezi bugaragarira ku ishuri, aho umuntu aba ari hagati y'imyaka 6, imyaka 7, muri finale y'imyaka 7, imyaka 6, 7 kugeza myaka 15, 17, aho hagati niho umuntu avangwa n'uburezi muhabonera ku ishuri. Icya gatatu ni igice kiri hagati y'imyaka 14 kuzamuka, umuntu yashira 14 kugeza 25, ubwo nabwo ni ubundi burezi turaza kuganira. Uburezi bavandimwe ni ikintu gikomeye kandi umuntu agomba kubwitaho. Reka iyi video uyirebe, uyisharinge, uyihe inshuti yawe, niba uri umubyeyi uyirebe witonze, abana bawe niba ari na ngombwa ubafate kugira ngo murebe iyi video muri kumwe. Turagendera ku magambo atatu, amagambo akomeye, amagambo aboneka muri Bibiliya. Ijambo rya mbere turagenderaho ni ijambo riboneka mu gitabo cy'Imigani 22, umurongo wa 6. Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azasaza atarayivamo. Kansubiremo, menyereza umwana inzira agomba kunyuramo, akwiriye kunyuramo, azasaza atarayivamo. Mu Nyarwanda hari imvugo bakoresha ngo igiti kigwa kikiri gito. Iryo ni ijambo hari igihe abana bataba barizi cyangwa ni amagambo abana badasobanukiwe, ariko bisobanuye yuko nk'uko iri jambo rivuga, igiti iyo kiri gukura kigororwa kikiri gito. Iyo igiti kimaze gukura cyarazanye amashami, cyarabaye kinini, iyo umuntu ashaka kugira ngo akigorore habaho habaye accident, hari n'igihe icyo giti yagicamo kabiri. Umwana agereranwa n'icyo giti, abana muri rusange bagereranwa n'icyo giti. Umubyeyi uri kundeba, menya yuko umwana wawe agororwa, ashyirwa mu nzira nziza, ahabwa uburere akiri umwana mutoya. Iyo umwana utamureze akiri mutoya kugira ngo uzamushyiremo indangagaciro z'Imana, kugira ngo uzamushyiremo umuco, kugira ngo uzamushyiremo indangagaciro nzima, yamaze gukura bizagora. Ijambo ryatubwiye ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, ngo azasaza atarayivamo. Imyaka 0 n'5, mu bize psychology, abize imitekerereze y'umuntu, basanga yuko iriya myaka hagati ya 0 n'5 ariho umuntu aremera imitekerereze, ariho umuntu aremera imitekerereze ye. Hari ibyo bita mu Cyongereza ngo ni unconscious mind, ni imitekerereze umuntu atazi. Hari ukuntu umuntu yiyumva muri we atazi aho byaturutse. Muri iriya myaka 0 n'5 basanga yuko aho hantu ikintu umwana wamushizemo, ikintu washize mu mwana, icyo kintu ntabwo kizamuvamo. Abayapani bo babikora neza, bavuga yuko ngo si hagati y'imyaka 0 n'5, ahubwo ngo ni hagati iyo umwana umaze kumutwita ngo kugeza imyaka 5. Abo Bayapani bashyizemo akantu gakomeye, bavuga ngo ntabwo umwana utangira kumurera amaze kuvuka, ahubwo utangira kumurera cyangwa utangira kumwitegura, utangira gutegura imitekerereze yawe mbere yuko anavuka. Umwana hagati y'imyaka 0 n'5 mu bigaragara aba ari uruhinja, aba ari umwana mutoya, ntacyo yakwikorera, ni umwana ukeneye ababyeyi. Satani rero icyo akora hano hantu ni uko kugira ngo yice generation zizaza, uwo mwana amwambura ababyeyi, cyangwa yagira ababyeyi akagira ababyeyi babi, cyangwa yagira ababyeyi ntibamuhe care, ntibamwiteho, akaba ari umwana ugomba kwireba mu gihe akiri umwana muto. Mu kudevelopa k'umwana mu mitekerereze ye, umwana aba akeneye kugira ngo umubyeyi amuchallenging. Hari abana bakingirana,
umwana ukamufungirana, ukamuproteja mu buryo bukomeye, uwo mwana avamo umuntu udari protected muri society. Aba ari umwana witinya, aba ari umwana udakunda kugenda ahandi abana bari, ni umwana wumva aba ashaka kugira ngo abe ari wenyine. Uwo mwana ikigaragara ni uko ku myaka 0-5 ntiyagize interaction, ntiyagize kuganira, ntiyagize gusabana n'abandi bana. Abana rero mu myaka 0-5 umwana niho aremerwa, umuntu niho aremerwa. Icyo ushizeho umwana muzabirebe ababyeyi, umwana hagati y'imyaka 0-5 niho aba azi ibibazo byinshi. Arabaza ati niyihe mpamvu twariye uyu munsi ibi biryo, niyihe mpamvu ibyatsi ari icyatsi, niyihe mpamvu izuba ni iki. Abaza utubazo dutoya tw'abana ashaka kugira ngo agire ute amenye. Umwana ikigaragaza ko ari umwana ni uko aba afite curiosity, aba ashaka kumenya, aba ashaka kugerageza. Uba wacanye imbabura cyangwa uba wacanye amashiga akaza akahakora, si uko aba ashaka kugira ngo akubagane, ahubwo ni uko aba ashaka ngo agerageze ibintu bishya. Ibi ni ibiki, aba ashaka ngo abikore agerageze ibi ni ibiki. Umubyeyi icyo abereyeho rero kugira ngo aguiding, ayobore uwo mwana, amusigasire, amwereke ikintu gikorwa, amwereke ibintu bizima, amwereke inzira zitarengwa, amwereke umwaka kugira ngo amusigasire muri icyo gihe, areme imitekerereze ye, areme filosofi y'uwo mwana, kuko uwo mwana muri icyo gihe icyo wamushizemo, umwana ameze nk'umurima, imbuto uteyemo yose iramera. Iyo umubibyemo imbuto mbi rero havamo imbuto mbi, iyo umubibyemo imbuto nziza havamo imbuto nziza. Uwo mwana aba ameze nk'umurima. Ikindi mu kilatini hari ijambo bakunda gukoresha bita ngo ni tabula rasa, ni taburo y'umweru gusa, nta kintu kiba cyanditseho. Umwana niko aba ameze. Mubyeyi, umwana wawe umufite amaboko yawe, umwana wawe umufiteho responsibility. Ntuvuge ngo umwana ngo yarakunaniye. Hari ababyeyi babikora nabi, bakagenda ku mateleviziyo, bakagenda ahantu hatandukanye, umwana bakamuvuga, abana bacu baratunaniye, abana bakora bino bintu. Ariko babyeyi mwibuke yuko umwana umufite nka responsibility. Umwana umuhabwa ari tabula rasa. Tabula rasa bisobanuye ko ni taburo y'umweru, nta kintu kiba kiri mu mutwe, nta kintu abazi. Bisobanuye ko umwana urebye abafotokopi y'ababyeyi. Hari cases, hari ibintu bigenda biba umwana agakora ibintu bitandukanye n'ababyeyi, ariko ni gakeya biba mu buzima. Umwana umufite amaboko yawe, iyo wamureze mu buryo bwiza, ukamwereka indangagaciro z'Imana, uwo mwana abamo umuntu muzima. Kandi ababyeyi mumenye yuko bigomba gutangira hehe? Mu myaka ya 0, hagati ya 0 n'imyaka 5. Iyo bikoze hariya hantu, umwana ukamushyiramo indangagaciro z'Imana, umwana ukamujyana ku rusengero, ukamujyana mu kwiga Bibiliya, ukajyana ku isabato mugasengana, nimugoroba mugasengana, umwana akamenya yuko gusenga ni normal, gusoma Bibiliya ni normal, uwo mwana azavamo umuntu muzima. Ariko nuvuga ngo uzamureka, uzamuhereza telefone, uzamuhereza computer, uzamuhereza cartoon, nawe abone telefone niko bimeze, uyirwaho umunsi wose, umwana nta kabuza uwo mwana azagira ute, azaba kopi yawe, azaba umuntu udasoma, azaba umuntu utamenya, udashaka kwiga, kubera ntabwo mu rugo yabibonye. Uburezi bwa kabiri tubona buboneka ku ishuri hagati y'imyaka 6 n'imyaka 14. Aha umuntu aba agiye ku ishuri. Iyo umwana yabanye n'ababyeyi be nk'uko Mose yabanye n'umubyeyi we, abazi inkuru ya Mose igihe umukobwa wa Farawo yamaze kumuvana mu mazi, ngo yashakishije umuntu wamurera. Miriyamu ubwo yari aho hafi araza amubwira ngo nakubonera uwo muntu. Agenda azana nyina wa Mose niwe wamureze kugeza igihe Mose yuzuye imyaka 5 amujyana ku mukobwa wa Farawo. Samweli nawe ni uko. Umwana wagiranye igihe n'umubyeyi we aba umwana muzima. Umwana wagiranye umwanya n'umubyeyi we aba umwana ufite indangagaciro z'Imana, indangagaciro nzima zo muri sosiyete. Mbabare muvandimwe, kubera hagati ya video wari kureba, nshaka kumenyesha ibintu 3 by'ingenzi kuri iyi channel yacu yitwa The Word. Icya mbere ni uko twashizeho kugira ngo tumenyekanishe Yesu Kristo, tumenyekanishe ijambo ry'Imana ari we Yesu Kristo. Icya kabiri ni uko niba ukunda amavideo yacu, niba ukunda ibikorwa dukora, hano hasi hari WhatsApp group twakoze, genda ikande uze ubana natwe mu kwiga Bible dukora buri kwa gatanu nimugoroba saa 9 za funerali. Ngwino rero uze ubana natwe, ngwino uze ukomeza wiga ijambo ry'Imana atari ku mavideo gusa.
tuganire, ubaze ibibazo tugusubize cyangwa dukoreshe Bible mu gusubiza ibibazo ufite. Icya gatatu muvandimwe ni uko nshaka kumenyesha, hano hasi hariho amalinki ya CTView Instagram account n'amakawunti yandi dukoresha, genda uyakurikire ko dushyiraho amartikire, dushyiraho n'ibikorwa bindi bitandukanye, yaba ari ijambo ry'Imana dushyiraho buri mu gitondo, genda uhakurikire kugira ngo nabyo uzajye ubibona. Reka rero ukomeze video wari kureba, Imana iguhe umugisha kandi shalom. Uburere bukomeye umuntu akeneye mu buzima, uburere umuntu avana mu rugo. Mu rugo niho umuntu avana moralite, mu rugo niho umuntu avana umuco, mu rugo niho umuntu avana kumenya Imana. Nutabimenyera mu rugo, ahari kugira ngo uzabimenye bizagora. Uburere bwa kabiri tubona ni uburere bwo ku ishuri hagati y'imyaka 6 n'imyaka 14. Aha abana bagenda ku ishuri, niho batangira kwiga matematike, kwiga amateka, kwiga ku ishuri muri rusange. Aha ubu rero umwana yabonye imyaka 0 n'5, iyo yabugize bukaba uburere bwiza. Iyo agiye ku ishuri ntabwo abana babugiraho influence. Uburere bwa gatatu tubona ni uburere buboneka mu myaka 14, imyaka 25. Impamvu navuze imyaka 25 ni uko muri physique abantu bavuga yuko icyo gihe ariho ubwonko bw'umuntu buba bumaze kudevelopa ku rugero rwo hejuru. Nyuma y'icyo gihe cy'imyaka 25 umuntu ntago aba akidevelopa mu mutwe, ahubwo uwo muntu atangira gusubira inyuma mu mutwe. Niko siyansi ivuga. Ariko impamvu navuze imyaka 14 n'imyaka 25 ni uko aho hagati niho umuntu atangiye gupushinga boundaries, gusunika imipaka, gusunika imbibi ababyeyi babo babashiriye. Iki ni igihe umwana avuga ngo nakwitegeka, iki ni igihe umwana yavuga ngo nanjye ndashoboye kwitekerereza, iki ni igihe umwana avuga ngo nanjye nshaka kuba independent. Niho abana bamwe bavuga ngo nshaka kugenda nshaka akazu kanjye, nshaka ghetto yanjye, nanjye nibane, nanjye nishakira amafaranga, nanjye nibeshe. Icyo gihe ubu rero umuntu yahawe hagati y'imyaka 0 n'5 na 6 na 14 cyangwa 15, aho ubwo rero umuntu yahawe niho bugaragarira muri iyi myaka 15 na 25. Muri iki gihe niho benshi nkuko mubizi, niho umuntu avuga ngo nta muntu kindeba, nta muntu kinkontorora, reka nkora ibyo nshaka. Ababyeyi bari baramfungiranye mu rugo, ababyeyi bari bampozaho ijisho, bavuga ngo ntugakore ibintu ntugagire ute, uyu munsi nabaye umugabo nanjye ngo gukora ibyo nshaka. Iyo umuntu atahawe uburere hagati y'imyaka 0 n'5, ntabone uburere bwiza ku ishuri cyangwa ababyeyi be ntibamube hafi, nubwo umuntu yaba ari ku ishuri akeneye ababyeyi muri icyo gihe, ntabone uburere bwiza muri icyo gihe. Uburere bwiza atahawe muri icyo gihe bugiye kugaragara muri iyi myaka. Ko muri iyi myaka wabyanga wabikunda, umwana aba agiye kuba independent, umwana aba agiye kubona uburenganzira bwe. Tubamufungiranira mu rugo, muri bihugu turimo ntibafungiranira mu rugo. Igihe umwana ageze muri iyi myaka, wabyanga wabikunda, aba agiye gusohoka kugira ngo agende muri societe wanze ko ajyamo. Niba baravuga umwana ngo ntukanywe inzoga, iyo umwana utamweretse indangagaciro z'Imana ngo azifate azishyire mu mutima, uwo mwana igihe azavuga ngo papa yarambwira ngo ntigakore bino kugira ngo ngaragaze yuko nabaye umugabo, reka ngende migerageze. Muri iki gihe umuntu niwe wijyana akigarura, ababyeyi nta jambo baba bakimufiteho, abo n'abafite imitekerereze mibi. Ariko kuko navuze, iyo umuntu yahawe indangagaciro z'Imana hagati y'imyaka 0 n'5, uwo muntu azaba umuntu muzima, azaba umuntu wumvira ababyeyi nubwo yafite 25. Bibiliya yatubwiye ngo menyereza umwana wawe inzira agomba kugenderamo ngo azajya saa atarayiva. Babyeyi mwumve yuko nitudashobora kurera abana bacu hagati y'imyaka 0 n'5, ariyo umwana akeneye umubyeyi ngo amube hafi, bizaba bipfuye, Satani azaba yadushoboye. Generation zizaza, abana bazavuka bazaba bafite indangagaciro zitari nziza kuko ntago bagize uburere bakira abana batoya. Ndangiza abavandimwe mwe mwakomeje kubana nanjye, ndabasaba kugira ngo musengere cyane umuryango. Twawuganiyeho tuvuga ku musozi w'umuryango, ariko mwibuke yuko uburere kuko twabivuze butangirira mu muryango. Uburere utaboneye mu muryango ntabwo uzabonera ku ishuri. Wibuke yuko ishuri nta mpuhwe zidufitiye, isi nta mpuhwe idufitiye. Ntabwo uzavuga ngo nsinzaha abana banjye uburere ngo isi ntizabandirire.
isi nijya kurera abana bawe izabakubita kugira ngo bashyire ku murongo. Nari ko isi imeze. Umuntu yanga kumvira ababyeyi akumvira isi, kuko isi yo ntabwo idukinisha. Iyo wanze kumvira ababyeyi, iyo wanze kumvira abantu bakuruta kugira ngo umwana arekeraho, ibintu ukora ntabwo ari byo, bizagushora mu kaga. Umwana akanga kumvira, isi izamugarura mu nzira, ariko ikibi ni uko isi igarura umuntu mu nzira byararenze inkombe. Reka ababyeyi tumenye yuko imyaka 0 n'5 niho umuntu arerera umwana. Niba ngombwa ubane n'uwo mwana iyo myaka 5, niba ngombwa uwo mwana umwake telefone, niba ngombwa umwana umwake screen, umwake televiziyo, umwake ibyo bintu byose, umuhereza igihe cyo kubireba ibyo bintu, kuko nutabikora uwo mwana ntabwo azagira indangagaciro z'Imana. Igihe turimo kirakomeye, kuko abantu ntabwo bakirera abana babo, ahubwo barabareresha. Ndangiza vuba nshaka kubibutsa yuko umusozi w'uburezi ukenewe, urakomeye cyane. Babyeyi mumenye yuko ari inshingano zanyu zo kurera abana banyu. Ntugatange iyo responsibility ngo uhereze undi muntu. Niba ukunda umwana wawe, mwiyegereze akiri muto. Niba ukunda umwana wawe, mwereke indangagaciro z'Imana akiri muto, kuko ni wowe. Umwana nk'uko navuze ni tabula rasa. Tabula rasa ni taburo y'umweru, ni wowe wakwandikaho ibintu bikagumaho. Umwana ni igiti kigororwa kikiri gito. Tangira umugore akiri muto, kuko nakura ugiye kumugorora yarakuze bizaba ikibazo, kuko hari n'igihe wabikora ukavuna ibyo giti ukagivanamo kabiri. Reka rero ababyeyi mumenye yuko iri jambo ari iryanyu kandi murikurikize. Reka turangize mu ijambo riboneka muri Matayo 20, Matayo igice cya 7:24 tugeze 25. Haranditse ngo, nuko umuntu wese wumva aya magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Reka twubake inzu zacu kuri Yesu Kristo ari we rutare, kandi twereke abana bacu bakiri bato indangagaciro z'Imana. Mureke dusenge. Mana, tuje imbere yawe, turagushimiye kubwa iyi message nziza uduhaye muri uyu munsi. Reka ugenderere imiryango Mana, reka ugenderere uyu musozi w'uburezi, yaba ari mu rugo, yaba ari ku ishuri, yaba ari n'abasore bari kwirera muri iki gihe bijyana bakigarura. Reka abo bantu Mana bose bagenderere, bashyiremo indangagaciro zawe. Reka imiryango Mana uyigenderere muri iki gihe, reka haze impinduka ikomeye mu miryango. Dushyira amaboko yawe Mana, abana bananiranye, reka abo bana bagarure ku babyeyi babo, reka ugarure imitima y'ababyeyi n'iy'abana, uyihuze, haze Mana kumvikana, haze kumvira ababyeyi mu bana. Reka tugusabye Mana, ireka iyi video isakare ku bantu bayikeneye. Reka ugenderere ababyeyi bafite ibibazo muri iki gihe, reka ugenderere imiryango ifite amakimbirane. Reka Mana muri iki gihe bigaragaza bikomeye mu miryango, mu izina rya Yesu, amen.